iyi shampiyona ndashaka kubabaza ibibazo bibiri buri umwe akabivugaho. Hari ikintu ngira ngo abantu gikibe cleared n'abantu banabibaza cyane kuri social media bati ese ibintu bavuga ngo igikombe cya shampiyona kizatangwa mu buhe buryo? Icyo ngicyo nicyo kibazo cyanjye cya mbere kuko impamvu ugenda bizi murabyibuka ko aya makipe aza muri shampiyona habaye press conference rwose na Ferwafa bafata umwanya irabisobanura ariko abantu nabonye ku mbuga nkoranyambaga bakomeza kuba confused kuko urebye Al Hilal yamaze gutwara igikombe cya shampiyona yo byarangiye ubifite amanota 70 ni ibintu tutari tunarevutse muri shampiyona yacu. Ubundi ikipe yonyine yagize amanota 70 mu mateka ya shampiyona y'u Rwanda ni ikipe ya Rayon Sport ya Masudi Juma, niyo yonyine yagejeje 70. Buriya APR shampiyona zose yatwaye uko zakabaye natako shampiyona yatwaye nta kipe yari yigeze igira amanota 70 mu mateka ya shampiyona y'u Rwanda keretse Rayon Sport ya Masudi Juma gusa. Ubwo ndavuga nyuma genocide yakorewe abatutsi sinzi imbere kuko nago za Panther sinazirebye sinzi byazo ajyaho na Panther yagize 8 Panther Kongo wari n'igihe ngo bavugaga bati resulta niba zanze afana ngafite pistol aho ngavuga ati ndabandeba aho munyura muri ka Kigali mutaretse ngo duterekemo reba no yakubitaga abantu bakoze 70 ariko nyine Al Hilal ifite 70 APR ifite 59 yego ngo harabura imikino 3 y'amanota 9 kandi Al Hilal irusha APR amanota 11 uvuga ngo rero ntabwo yageza n'ubundi ayo manota Al Hilal ifite. Al Hilal yatwaye igikombe. Icyo rero nicyo nshaka kumusobanurira abanyarwanda. Al Hilal yatwaye igikombe. Icya mbere nabonye mu Rwanda ho abantu banze yabyumva aya makipe yaje nk'abashyitsi barayatije ko ibibazo by'umutekano bihari muri Sudani. Rero muri wa mutaka nyine w'ubuvandimwe bw'abanyafurika wumvuga cyane n'umukuru w'igihugu cyacu nk'umupanafricanist ukomeye, byari byiza ko abantu batabura amajyo kandi dufite igihugu turabwira tuti ibyo dushobora kubaha hari no population yabo y'abantu benshi barimo nababona abana babo imiryango yabo iraza hano bajya mu mashuri bariga yese hari ibyo igihugu cyabo kibafasha bafite n'ambasade hano Nyarutarama ariko hari n'ibyo Rwanda nyine rubafasha kamene byinshi kandi cyane. Ubwo kimwe mu byo rero u Rwanda rwabafashije harimo no kubaha aho amakipe yabashobora gukina. Ntabwo ayo makipe rero yatwara igikombe kandi atari yazaduserukira mu mikino nyafurika kuko saa yacu bivuga ko ikipe izabi ya mbere mu makipe yo mu Rwanda izatwara shampiyona. Ariko kandi nabonye ari n'ikindi gikombe bavuga kizaba ari nk'igikombe navuga ngo cyo gushima kishimwe ariko kitazagira nyine izindi ingaruka nziza wenda cyakugeraho runaka. Umutoza wa Al Hilal yavuze ngo bamubwiye ko bazatanga ibikombe bibiri, yarabyivugiye muri press conference ngo nabwiwe ko hari ibikombe bibiri ngo kizahabwa ikipe yo mu Rwanda uko ari izajya muri Champions League atari ko akaba n'ikindi nyine mu gihe twaba twaje imbere y'izindi cyo kudushimira nk'abayoboye abandi muri shampiyona. Kimwe no nakita igikombe cya recognition cyangwa se cyo kurekonesa ko mwabaye muri shampiyona nk'ishimwe reka nkite nka certificate. Ikindi kikaba igikombe nyagikombe cya shampiyona nyagikombe nyine kinakwereza na qualification ya champion. So niba igikombe cyawe kizaza abakaye igikombe niba ari bazayandikira niba ari certificate bazayiha niba simbi ako kabara agashye buzatanga ibikombe bibiri.